umusemburo mu buhinzi n'ubworozi bwa kinyamwuga ubuhinzi n'ubworozi muhinzi mworozi umusaruro wawe ubutunganya ugana inganda uzagere ku isoko ufite ubuziranenge maze iterambere ry'igihugu rishinga imizi noza ubworozi uvuza amatungo ubikore kijyambere noza ubworozi uvuza amatungo ubikore kijyambere noza ubuhinzi n'ubworozi muhinzi mworozi umusaruro wawe ubutunganya ugana inganda uzagere ku isoko ufite ubuziranenge maze iterambere ry'igihugu rishinga imizi. Ikinamico Ifumba y'Ubukire igamije gufasha abahinzi n'aborozi kumenya amakuru y'igihe n'ikirere hagamijwe kuzamura umusaruro wabo. Ikinamico Ifumba y'Ubukire muyitegurirwa na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Minagri ku bufatanye n'ikigo gishinzwe ubushakashatsi mu by'ubuhinzi SIAT. Ufite icyifuzo cyangwa igitekerezo wifuza kutugezaho waduhamagara ku murongo wa telefone 41 cyangwa se ukatwandikira kuri page yacu ya Facebook Minagri. Ifumba y'Ubukire. Duherukana Mukangango ategereje umukunzi amaso yaheze mu kirere, ariko kandi munganye nka mwifuzaho ibitekerezo mu buhinzi bwe. Bimeze bite? Ariko urarwaye? Oya da, ndi Mutaraga. Kuva wagera ahangaha tuzengurutse umurima wose mbona nta courage, mbona usuhiriwe. Naba nkubyukije mu cyakare bitari ngombwa se? Oya pe. None se akazi kanjye gufasha abaturage cyane cyane mu buhinzi n'ubworozi. Igihe cyose banyitabaje ngomba kuhaba. Ni impamo pe. Ndabona bampinduriye. Mukangango wibuka baranze si wowe uje muri iki gitondo. Nta kibazo mfite rwose. Keretse niba naciye intege na za ndwara zacu. Cyakora tuvuga ibintu dusubira ibindi. Hari umugore w'intwari munganye. Uri intwari pe. Erega iyo urebye usanga hari abantu benshi bashaka kwiteza imbere bakabura uburyo. Bajye bakureberaho rero. Ahubwo ukwiye gukurwa mu cyiciro cya mbere bakagushyira mu cya kabiri kuko ndabona ugeze kure. Rwose pe. Umva shana. Nabyanga se. Erega mbere nari umucanshuro ariko ubu nigenera icyo nshaka cyose. Rwose. Ngaho rero umbwira. Ewe. Ubu nitegereje akantu ko kandi biba ngombwa ko ngusaba kugaruka hano mu rugo ngo ndebe ifumbire yaturuka hano uko yaba ingana. Wa muntu we, ubu noneho byose ndabyifitiye ntawe nzajya gutezaho rwaserera ngo mpifumbire mu mubyizi mpiki niki. Uriya murima rero kuko hagiye uhura n'ibibazo byinshi yaba ibyonnyi cyangwa indwara zifata imyaka, urasabwa kuwitaho ukawitaho cyane kuva mu irima kugeza mu isarura. Ese undi urashaka kuwuhingamo iki? Imyumbati. Imyumbati se buriya. Mbabarira ntoci intege namaze kubyishyiramo. Urabibona mfite amata mu kiraro. Yangwise utangira kuyibonamo amata. Erega izakamwa. Cyakora da. Mfite imboga ha munsi y'urugo. Ngomba no kugira uburisho. Ikindi imyumbati nayikuramo ibintu byinshi cyarimwe iramutse yeze. Cyakora da. Yaba kuyigurisha uko yakabaye, yaba kuyikuramo ubugari, yaba kuyikuramo isombe. Urumva kuko nayibyazamo byinshi ari nako naba ninjiza. Oya singamije kukuvangira pe. Kandi ni byiza rwose. Gusa ndakugira inama nka agronome. Kuri iyi nshuro hingamo ibishyimbo n'ibigori. Umurima wawe ugizwe n'uwo mutako, sibyo? Nibyo rwose. Hanyuma ibyo nubikuramo wenda wari bwuzashyiramo imyumbati. Nta kibazo pe. Gusa nabwo ntibizakubuze kwita ku murima wawe uko ushoboye. Kuko buriya birashoboka ko udusimba ntaho twagiye dushobora konona imyaka washyizemo. None se nka buriya ko ruke bagiye kuza kurima mu kanya.
byo hari ikidasanzwe nakora mu rwego rwo kugira ngo mbitangire hakiri kare cyane rwose. Ubundi nuko adahari ngo tubivuge yumva. Uyambwira ndabifata mu mutwe. Erega nubwo nta bumenyi bwinshi mfite, ariko burya mu byo umbwira hari ibyo nsanzwe nzi. Cyakora da. Ni ukuvuga ngo kukubita isuka rero ugomba kwinjiza hasi mu butaka neza, ugamije kugaragaza kuvanamo cyangwa gutaba nkongwa n'ibikonoshwa byayo cyangwa se n'ibindi byonyi. Ikindi kandi mu gihe ari kurimo biriya bisigazwa by'ibigori byose tiki yasize mu murima, ni ukubikuramo byose mukabimaramo kugira ngo hatazagira icyasigara kikaba cyakwanduza imyaka. Ndamufashe rega, ibyo adakora nanjye nzajya mbyikorera. Hanyuma rero ubwo nk'uko usanzwe ubizi, nimumara kurima no gutabira no gutegura ifumbire, ubizi se? Ndabizi. Ubwo uzakoresha ifumbire y'imborera ivanze n'imvaruganda kugira ngo wongerere imyaka yawe ubudahangarwa. Nta kibazo. Ifumbire nayo ndatangira kuyitegura uyu munsi. Ikindi nibutse di, nari nyibagiwe kandi ari ingenzi nyabo. Ugomba kugira isuku ku nkengero z'umurima wawe, sibyo? Nibyo rwose. Kandi ushobora no guteramo umuti wica udukoko. Imiti urayizi, si ngombwa ko nyikubwira. Ndayizi rwose. Ako disi wababajwe neza kandi uzi kusetse nkabona urakingurutse mu maso wari wijimye. Mani gabanya iyo radio kabisa. Kafe nawe utangiye kumvangira rwose. Oya so kukuvangira ariko ibyo rwose simbimenyereye. Use niba udakunda umuziki wowe ukundi cyakora urazi umuziki rwose nawumva nagiye mu kabyiniro. Naho nkagutya rwose mba nibereye mu kazi. Aya ubundi mba ntekereza kuri za gahunda zitandukanye. Sasa rero iyo hivanzemo ibintu bidunda cyane bimeze rwose nko guhunda debe ku gutwi k'umuntu usinziriye. Ngaho rero gabanyamani, erega tunakeneye no kuganira. Nakundi ko ndi wawe se sha uramfite nakundi. Ntabwo ari byo wana. Uvuze se nkeneye kumenya iherezo ryawe no kuba hano. Nshatse kuvuga ikiza. Nyine ufite gahunda yo gushaka inzu ryari ukimuka ryari? Uretse ko nta bakomisiyoneri nziranye nabo ntegereje ko mumbonera nka muhakasha akajya kunshakira inzu. Uzamukura hese shaho? Inaha kwari mu cyaro. Yego wenda si icyaro cyane ariko si kimwe n'iri iwanyu. Inaha iyo umuntu akeneye inzara yihigira cyangwa n'ikindi cyose akeneye rwose arakishakira. Abakomisiyoneri rero niyo baba bahari rwose njye se nabamenya pe. Nawe kumebya rwose none se ndabigenzane. Ubundi se ufite amafaranga? Kwa kenshi wimukiye mu nzu uhita ubishyura amezi 2 icyarimwe, hari n'abakwaka 3 yewe. Amafaranga yo ntabwo ari ikibazo, wowe ndangira inzu gusa sibyo? Ahubwo nushaka kumbwira nawe ngo ya komisiyo ariko nyibone. Sha aho sinzi niba rwose nabona umwanya. Mfite akazi kenshi muri iyi minsi rwose nawe urabyumva. Ariko rero ngutsa kandi gatekerezo. Kambwire nyene. Cyangwa nguma tujye dufatanya inzu. Use shaho iki cyaro uzagishobora. Umva nimba mu cyaro se ntagifite mu mutwe bizantwari ikibi ni mu mutwe. Hanyuma se uko twabana ntacyo ukora koko tugashobokana. Ngewe amafaranga yo gutangira ubuzima bayampaye. We gusa ubonye ari ikintu gikenewe mu rugo hajye umbwira. Use ninjya nkubwira ngo uzumfashe mu mirima uzajyuza. Cyangwa nk'igihe ngiye kuri company njyanye umusaruro. Karakara kuri company byo wapi kabisa. Mu mirima wenda aho nshobora kuza nitemberera. Yewe data we. Ubu koko kuki nibagiwe gukura muri siransiye telefone yanjye koko nkibyuka. Munyana yambuze disi. Iri ni itangazo rishya riho uburenganzira wa security. Muranyumva? Bwo gukumira uwo ari we wese wakwinjira hano adafite ikarita y'akazi. Kandi iriho n'amazina ye. Iriho ifoto n'icyo ashinzwe muri iyi company. Ubu se nka Mugisha ko ari umwana wanyu murumva yakumirwa ate n'abasekirite? Mugisha hamwe n'abandi bose bashobora kwinjira hano baje kureba umukozi runaka uhakora. Bazajya binjira babanje gutanga imyirondoro yabo. Nibarangiza bavuga baje kureba. Anahamagarirwe kugira ngo yemeze ko adahuze cyangwa ari mu biro.
babone kureka nyine uje kumureba yinjire. Nuko bimeze yewe aho ho ndumva mwagikemuye kabisa cyane rwose. Ndetse niba mwumva wenda hari ikiburamo ishobora kubafasha tukaba tutagishyizemo. Ayo makarita se ko nzi ko ntayo tugira. Wa mugani ikindi kibazo wenda mu bidusubirize rimwe bizatangira gukurikizwa ryari kuko mfite impungenge ko ashobora kugaruka kumvogera cyane ko yatahanye umujinya avuga ko anyishyizemo. Nanjye ahubwo yarandakariye ngo naranamureze. Amakarita yo barayazana bitarenze uyu munsi. Ubwo bivuze ko guhera ejo muranyumva amategeko n'amabwiriza bigomba gutangira gukurikizwa. Ariko ikindi kibazo nkeneye ko tuzabiganiraho na Rwasira hari. Aransuzugura pe buri uko muhaye akazi ko gukora abansubiza nabi. Nanamuha umunsi ntarengwa wo kuba yakarangije akambwira ko bitashoboka wakishyiriraho umunsi ashaka. Kweki Rwasira ariko niwe umukoresha amakosa yose akora. Uranyumva ubu yazi kuturusha. Ujye utanga raporo ya buri kantu buri munsi upfa kutuzagira cyangwa umuhoro ubusa. Oya Ako nta muntu mpamagayira. Ubanza ari wa mugore ucuruza amakara wa. Isoko ritangiye kwaguka sasa. Havuye abakozi bo mu rugo hagiye abagore bindushye. Reka mbanze nye kumva ibyo ashaka ibinda bigarukamo maze gukorera ifaranga. Itonde yewe naje. Ahubwo se ko mbona kurira binanira. Ngaho nagira agapapuro nkaho wabyanditse n'amafaranga ufite nje kukuzanira. None uyu munsi ndagufite kanyakwe. Ndagufite. Wajyaga witwaza ngo nta mashusho. Reka nze nkwerekesha. Reka mbanze nkande kuri record. Oya nako. Reka mbanze nkuremo simukadi hatagira umamagara nkaraburiza. Mbanze nyikuremo rwose. Reka ngatereke hano ninumire sasa. Mfa kubitara narikuyemo. Akakijima karamumfasha tu. Darukuna cyabaguza yomboka ariko. Reka mbanze mufotora bihagati. Nonge ndabifite arimo kurira. Mbone kumufata amajwi. Ndamufite to. Akira, umva. Amafaranga wampaye ni make ntabwo byavamo. Naguhaye ikiro kimwe cy'isukari, ibikombe 3 by'umuceri, umwana ntayo naguha n'ubuto burahenze. Wakabije pe. Akirija nugura ubuto bwo gutekesha uyu munsi. Ejo uzaza n'igihumbi nguhe litiro y'ubuto. Yesu we! Utangwa hejuru kanyakwe. Gisura kuri iki hano? Ahiwe. Ahubwo wowe urakora iki hejuru y'urugo? Reka nze mvuge cyane mabuja ze mvuge ko ari wowe ugurisha ibyo kurya byo muri uru rugo. Ese ubiyomba nticaye aha ntiwari kugusha umugongo. Gahira ko uwo mwana utwite uhuru uvuga atari guhita avamo. Naho kunde gase ko ntacyo bimbwiye. Ubu ndagufite gutya bien. Mfite gutese. Bien. Ngaho uvuga cyane se mabuja ze umubwire ko ari njye usahura urugo. Ubwo hagati yanjye nawe turareba ufite amajwi n'amashusho. Gisi wamfasha amajwi wamfotoye Gisi. None urumva nari nicajwe aha nikize. Nashakaga ibizibiti ibimenyetso simusika. Zana icyo gitelefone nanjye ndakimena. Mena icyo gitelefone Gisi. Ntacyo nguhaye. Ariko kandi kura amasi. Ndekura tutadutaragwa. Gisi n'ushaka amahoro siba ayo majwi n'ayo mashusho. Ngewe erewe. Wowe nyine. Ubwo sibyo byatuma mbura amahoro. Erewe ubu ndi umwami. Urumva kugira ngo nyasire nako kugira ngo ntazayereka amabusha. Wemera ibyo ngusaba. Okay nta kibazo. Buruko uzajya ugurisha amafaranga yose baguhaye. Uzajya uyampereza. Hanyuma se. Hanyuma nyine umve mu mwenda umazemo igihe. Ese ubwo ujye ubyibukaho. Gisi nzabikora ariko umenye ko nabi ibintu nkoreye bitazakugwa amahoro. Ereko uri umujura ruharwa. Witwara rike ubimenye. Masi Karame. Ese ubwo ibyo biryo ntibirashya? Ndaje narindi hano. Umenye ko nawe uri umufatanya cyaha witwara. Inkundura iraha. Iherezo rya Gisiga na Masimbi se ni irihe bahu?
ntimuzacikwe n'igice cya 35 cy'ikinamico Ifumba y'Ubukire. Ikinamico Ifumba y'Ubukire igamije gufasha abahinzi n'aborozi kumenya amakuru y'igihe n'ikirere hagamijwe kuzamura umusaruro wabo. Ikinamico Ifumba y'Ubukire muyitegurirwa na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Minagri ku bufatanye n'ikigo gishinzwe ubushakashatsi mu by'ubuhinzi SIAT. Ufite icyifuzo cyangwa igitekerezo wifuza kutugezaho, waduhamagara ku murongo wa telefone 41 cyangwa se ukatwandikira kuri page yacu ya Facebook Minagri. Ifumba y'Ubukire.